ijoro bwije mu gitondo noneho umugore niwe wararanaga urufunguzo mpaka ngo agende amufungurire geti akavuga ati ntabwo najya kubyutsa umukozi ngo ajye gufungurira umugabo njyewe mpari akarara ari maso ntabwo nawe wasinzira uzi ko hari umuntu uri bufungurire kandi utazi igihe ari buzire ikindi umugabo we ni wa muntu uvuga nabi ntajya avuga neza ariko Desire ntabwo yaba impamvu yo gusenya turi Desire ni yaba impamvu wenda cyaba ari cya kibazo cy'uko ari uburokore bwinshi cyangwa ari uburokore bwinshi noneho ikindi kintu ni wa mugabo udakunda abashyitsi umwana akwepa amagurupe utabara akenera kumusura kuva yabyara yahembwe na mama we rimwe na nyirabukwe biramuhembye iki gatoya ibyo bintu uri kutubwira kuri uwo mugabo ni ibintu wowe uzi cyangwa n'ibyo umugore yakubwiye oya njye ndabizi uko utubwiye niko umugabo ameze urumva ni inshuti y'abari uko ameze ndabizi komeza niyo bari kumwe muri salo aho kuganira nk'umugore n'umugabo baganirira kuri telefone chat message bari mu rugo bose bari mu rugo bicaranye muri salo ibyo birakase yewe namaze gukurura ikibazo aho cyabetangiye umugabo noneho nyuma ubundi baracuruza kwanza umugabo nyuma yaje no gushinga akabari ke karaza kandi Nyamirambo oya umugabo aheruka mu rusengero bakora ubukwe cyo nicyo kintu ubwo duheza gigusigaye ahashingiye akabari urabona umuntu niba ari nyiri kabari mu kabari murabizi bariba iyo utabaye maso ariko umva ni ukugenda akaza mu gitondo ese umugore azamubona gute yakomeje kumubura gutyo n'imiryango y'umugabo yaramwanze ntijya imuvugisha kandi agira nyirabukwe umugabo yanze umugore abo kandi au contraire nyirabukwe kugeza isaha ntaramuhemba kandi abyaye kabiri ari ntacyo abuze none Becky ndabagiye kukubaza utubazo twinshi ko turashaka nta kibazo tubwizanye ukuri ariko dukoze icyo twakwita ubushakashatsi none uwo mugore urebye fizikali ye umugore uri mwiza cyane upofora umuntu yakwifuza kugira ngo tujye noneho neza ameze nka mama ahangaha nigirira nanga ameze nka insina ahangaha niba ari umutibwa nkanjye tuvugira umuntu rwose reka twumve icyo Becky yadusubiza uwo mumama ni mwiza pe afite niyo bari kuganira hari ukuntu hari ibintu ambwira nkavuga ngo umugabo wawe yararozwe ntabwo ari muzima ubundi akifata akamubwira ati uri mwiza nta n'umugore ukuruta afite abarangira ngo mfite nyaje mve rero Lorenzo reka dukomeze twihere ijambo grave mfite impamvu mbajije afite za nyashi mureke discrimination oya ntabwo ari discrimination impamvu mubajije donc uravuze ko ateye neza sibyo ateye neza ko ntabwo ateye nk'igisabo ntabwo ari kimwe na intime okay sawa ntabwo ari nkanjye uburyo barambwira ngo mfite nyaje okay sasa reka mfate conclusion gato y'impamvu mbajije ibyo bibazo oya buretse ntunyambura ijambo ukagira imana ndariguha urahita urifata bitewe n'ibibazo nabajije reka nkoreka conclusion ubwo muraza kunkosora nimba nibeshye sawa ubwo namwe muratanga ibitekerezo byanyu jewe navuga yuko le type yakunze uwo mukobwa cyangwa se uwo mugore kubera irari ry'umubiri atari urukundo ruvuye mu mutima rw'ukuri amaze kumuharara aramuhararuka amubona nk'ikimbwa ihazi ubwo ndarangije ibisigaye ni ibyanyu okay reka mpera aho ngaho warugize Lorenzo sizo wenda nkunganireho gato umutipe kuri uwo mugani koko yakunze umubiri yaramubona umukobwa ateye neza okay aramukunda nta kibazo urumva ariko amugejeje mu rugo nukuvuga ngo umugore ntabwo ubwiza bwe
ntabwo yabukoreye akazi, ntabwo yabubyaje umusaruro. aricara ubwiza bwe arabwizera, urumva, kandi hari utuntu agomba gukorera ubwiza bwe, uranyumva. Ntabwo yakoze inshingano ze nk'umugabo ngo abikomeze. Oya, ntabwo yakoze inshingano ze nk'umugore, ahubwo umugore yakoze inshingano ze. Umugore ntabwo yakoze inshingano ze. Zivuge. Uranyumva neza, ntabwo yakoze inshingano ze zo kwaporta umugabo, par exemple umugabo kumuha affection, urumva. Ibyo bishobora kuba umwana nawe atarabizi, yararongowe akiri muto, urumva. Deja umwana wari ufite umugore bafite 28 ubwo ruvuga ko yimariye abafite umwana w'imyaka 5 mukuru, yimariye yarafite 22 comme ça. Merci beaucoup. Umwana wa 22 ans afite imyaka ingahe? Umugabo afite imyaka ingahe? Umugabo afite imyaka 10. ariko yararerewe mu kirokore. Umugabo ageze igihe kiryoshye cyo kubaka. Merci beaucoup. Umugabo akubita n'iskwandi buri munsi, ubundi umugabo ubona gutya bagomba gukubita iskwandi buri munsi. Niko ndacyavuga ku mugore, ndacyavuga ku mugore. Umugore yarerewe mu kiadeperi harya mu kirokore. muri ADP nawe waguhamagara ugakizwa. Kandi muri ADP tuba mu mwuka, ntabwo tugira romantiki. Mu mwuka Yesu we nawe Lorenzo turashina nta bintu by'imikino y'adolescence, oya, ibyo ntabyo. Ni ukuvuga ngo uriya mukobwa yarongowe ari vierge mu buryo bwose. Turabyumvikanaho. N'ababyerije nta birenze, wenda tuvuge ko en general yarongowe ari umwana. Oya, ntabwo yari umwana, kuko hari abana bato kuri we bafite za 18 bakinnye, bazi ukuntu baseduza umugabo, bazi ubukubaganyi bwo mu buriri, barahari. Sibyo bamaze no kubyumva no kubandi bantu. Ndi mu bantu babaye iwe, sibyo? Yes. Kuko yashatse imbere yanjye, njyewe nabaye iwe. Ni wa mugore uzi gutekera umugabo kandi ibiryo byiza biryoshye. Ku bintu byo mu buriri rero, ntabwo yari isugi. I know, ntabwo yari isugi. Okay. Ako kantu ADP atari isugi rwose. Ashobora kutari isugi, ashobora uko bitamunaniye. Urumva? Ashobora kutari isugi. Birashoboka. Ariko ntamenye ko agomba umugabo. Yego grandpa, yego nibyo. Ibyo birashoboka. Grand. Aho ngaho twere kwatinda dusubire inyuma kubera yuko ikiganiro nacyumvise ikiganiro kireke. Grand, reka mbaza akabazo gatoya nani Rocky uhita ukomeza. None Rocky, uyu mugore yari umurokore cyangwa se yari umuntu usanzwe? Akiri umukobwa nakubwiye ko yaturutse muri ADP, yanaririmbaga muri ADP. ADP haji affection, haji romantique, haji kujya mu mwuka gusa wa ADP. Komeza. Oya, mu mwuka gusa wa ADP, yari ADP w'umusirimu. Umusirimu se wajyaga buwate? Oya, ntabwo yajyaga buwate. Voilà, rekeraho rero. Ntabwo abizi. Ashaka kuvuga ko affection kuyiha umugabo, affection kubera ko wagiye muri boîte. Oya reka mbabwire icyo grandpa ariko arashaka kuvuga. Nuko uyu mukobwa ntabwo yagize ubusazi, reka mbite ubusazi. Imbere yuko aja kurungurwa, hari ibintu atasmakinze mu buto bwe. Yes. Adashobora kumenya iyo agiye mu rugo. Buriya abantu bafite experience y'ibyo baciyemo nyuma nibo bubaka neza, nibo bazi ingene bafata umugabo indani. Mureka dusubize muri pano, harimo n'abandi bantu, harimo bakuru, harimo bakoko, harimo abandi bantu gukora circulation mwe ntabwo turi bwumve ibintu. Reka Grand tuko endelea kwanza tusikie ule petite haji kucheza.
ule petite hana formation ya bashangazi. C'est ça. Hawayamfundisha. Hajafunzwa, hana formation. Anamfundisha. Wabyumvise. Sasa dusubira muri sije tureke blague ariko munanibuka cyane mujye muri ibyo munanibuka cyane ko hari ikibazo cy'umuntu ushaka kugaragaza kandi ushaka kwiyamamaza. niyo mpamvu ushaka gusubira inyuma. Urumva kuko hari ahantu hakomeye cyane. Kuko urabona umugore abana n'umugabo we ariko nta mahoro ari mu rugo. Nta buryohe. Kandi bafitanye abana babiri. None umugore yagize chance cyangwa se ishobora kuzaba mal chance nta ubizi, urumva, yo kugira undi mukandida uri hanze hari wacu muri Amerika, sibyo? Ashaka kuzamujyana. Ariko akamubwira ati abana bawe uzabasige. Nukuvuga ngo kumubwira ngo abana bawe uzabasige suko adakunda abana cyangwa suko adakunze umugore. Abana hano muri Amerika ni ikibazo gikomeye cyane. Akazi katoroshye cyane cyane abana bakiri bato kuva ku myaka umwana kivuka kugeza ku myaka 10. Abo bana ni ikintu gikomeye cyane ku buryo bashobora no kugufunga kubera abana cyangwa bakabakwambura. Urumva nje nkumva ariyo mpamvu wenda umugabo avuga ati abana oya. Hanyuma nasubira no ku ruhande rw'umugore noneho umugore ati abana banjye sinshobora kubasiga, abamushigikiye 150%. Kuko no kubera ko arurimo no gutira abana be pe. Ni gute nta mugore burya nta mugore usaba utabuta abana be ntawuba. Shoboka. Iyo yataye abana kaba kabaye. Kuko ububishi ubangirije ubuzima utenibagiwe n'ubwawe ko mu mikurire yawe ngukuru bwawe bari abana ntibazagukunda bibaho kandi uzapfa malheureuse. Nta nari mushobora kwishima kuri abo bana kubera ko wabataye. Uranyumva? Urumva rero ko umugore ari muri embarras de choix. Gusa ngewe icyo namwemerera cyangwa se inama namubwira uriya mugore. Urumva? Namubwira nti nakunda n'uriya mugabo ariko amuhe condition amubwira ati ngewe sinshobora gusiga abana uko byagenda kose. Urumva? Nabimwemerera. Urumva? Nabimwemerera okay azajyana n'abana we. Nabimwangira ruriya rugo narwo ntazarunambemo. Urumva? Kubaho nta mahoro afite, nta pedicare afite, nanone ntabwo ari ubuzima. Ntazishinge iwabo ngo ni mu kijyade peri ngo sinzi ngo nukunambira abana. Urumva? Akomeza ababara ubuzima bwe bwose nkaho yitwa Tabu. Sinzi uko yitwa, niba yitwa Tabu cyangwa Vumilia simbizi. Urumva? Ariko yiseka. Urumva? Voilà. Mateso. Cyangwa Mateso. Cyangwa mawazo. Urumva? Bivuga ngo ahubwo na profite n'ubwo namugira inama yo guprofita biriya 15. Urumva? Ako kantu k'ayo mafaranga na profite biriya 15 kubera yuko hari abayorota amadolari imyaka 10-20 bakazarinda basaza. Maze ni mugoroba uwo muntu atuye washoboye kwekonomiza 15,000 akazasigara nyangaye. Yakorera muri Amerika muri Amerika ni toni kezi miliyoni amafaranga make cyane. Urumva? We rero nahure n'uriya mutipe amwumvishe agerageza amwumvishe ko urumva gusiga abana rwose ari ikibazo, ahubwo bashaka indi option ukuntu bajya babana mu gihe gito akagaruka agasanga abana cyangwa se bashaka indi option ku buryo atamutandukanya n'abana. None se uretse ngo baze grandpa uratanga inama y'uko agomba gufatana n'uriya wo muri Amerika. Inama y'uko yahita badetermina akangaza divorce kugira ngo ashobore kubona kuko datusaso uwo mugabo nawe muri make ari muri risque kuko gufata umugore wundi muntu ukamukunda ukamukura mu rugo rwe kujya nayo ni risque. Merci beaucoup. Ahita afata decision yangaje divorce d'un coup asoke mu rugo agende.
merci beaucoup ugize neza cyane unyibukije akantu nari bukagereho ariko nshaka kukubwira ko abantu iyo babanya kenshi igihe kirekire bashobora kuzabana igihe kirekire muri iriya situation akavamo uwicundi mumbabarire mbaciremo gatoya kwizi uretse gato nitukora gutyo ntabwo turi bukore ikiganiro uranyumva eti muranyumva yego bikazaviramo umwe kwicundi ari byo bintu bibabaje cyane binakomeye cyane kurusha kuko byaragaragaye narabibonye henshi urumva abantu barabana byo kwihanganirana niko zubakwa bikarangira umwe yishundi graba ibyo rero bivuga ngo nge umukobwa n'umuhungu iyo batumvikanye antuka mbashyigikiye gutandukana ngewe uretse hari ikintu gito nshaka kugira ngo mbanze mbaze Beki kandi nk'umuntu mukuru muri makeya tugarutse kuri iriya feri nubwo nayivuze mukavuga ngo ritubihungire kure ngo tube tubyihoreye donc nimugoroba bankontakta noneho nyuma y'uko twavuye kuri bambwiye yuko na feri zo mu gitanda zikazikorwa ekute na feri zo mu gitanda ntabwo zigikorwa regiroma nk'abantu babana iyo bavuga pedicare iyo bayivuga ni ukuvuga ngo iyo action aba ari ntayo iyi action ntabwo icyo nicyo kizana amahoro yewe rero ikintu ndimo kuvuga muri makeya tuvuge nk'abantu bakuru twese turabizi neza yuko inzira yo kuvugana neza cyangwa inzira y'ibiganiro mu rugo cyangwa inzira yo guhosha umunabi mu rugo hariya hantu ntiwica icyari ahantu abantu bavuganye nabi niho ariko hari ikintu kwiyunga bivuga byose intime oya ni nako binameze niba bidashoboye mubaze ikibazo iriya action uri kuvuga ari uko mufitanye communication nziza ntago yaza mufitanye uburakari umuntu wese yinuba nibyo nshaka kuvuga ndimo kuvuga niba rero ibigeze aho hantu nko kubura ibyishimo niyo nuzi kabakupe njyewe mbona nta n'impamvu zo gutinda ibyo byose ibyo grandpa arimo kuvuga byo kwibuka ni bara reka mbabwire hari ibintu muri gusimba bose ntibatandukanye wize yego gatombwira ikintu kimwe intima atazi twebwe abagabo dufite kamere zitandukanye hari abagabo bivumbura ntibace bugufi hari n'abagabo bazi koroshya ibibazo kandi ibintu byo koroshya ibibazo nabibonye mu bagabo b'abazungu iyo umugore yarakaye cyane uhita umenya faiblesse yo kumugaruza ubugwaneza ukamwinginga mukajya muri reaction wavugaga unamugonga kitu unampa cha kwanza unampiga cha pili mama naregea mnafika mnapendana zake nawe ibyo nukubi abagabo birabura barikakaza bakabyita ukabyimba tukanga kuva kwizima kugira ngo dukunde tubabaza abo bagore tubereka ariko se wowe urikakaza gute uravuga ngo urarika kwikakaza umutu hakuna ta maji urinda gushira amacandwe urinda guciraho kugira ngo tuze no kwa abandi bantu barimo ijambo ariko ngewe intime reka nkubwire intime reka kwizishiraho akadomo kanyuma rwose ugomba kumuha kunama ugomba kumuha urimo gufata urugo rwe wumvishije situation y'urugo rwe urimo gufata inama yanjye se wayanditse reka grand arangiza ariko inama yanjye wayanditse grandpa yarangije Beki yayumvishije Beki wayumvishije tukonfirme rwose grandpa we yakubaye umwanzuro ko decision yabona ari ugutandukana kubaho nta mahoro y'umutima nta feri irimo hanyuma ku izina we yavuze kare natanga umwanzuro uyumvishije situation y'urugo ukuntu imeze yumvishije situation y'ukuntu uriya mugabo urimo kumukunda n'ibyo agomba kumukorera ufate no ku ruhande rw'abana kandi urasa ku ngingo duhe inosa ijambo amuhe umwanzuro we hanyuma niba ngombwa niba Lorenzo nawe yagira umwanzuro nk'iminota nk'ibiri amuha duhite duhereza abandi bantu ijambo sawa okay kuko bigujewe akantu nguma mvugira ko cyane musa nkaho mwirengagije cyangwa se mutibutse mwibuke yuko uyu mukobwa yarababajwe afite igisebe yatewe n'umu boyfriend wa mbere yiterera mu yundi vuba kandi yatubwiye Beki ngo yamugize gute yamuteze inda
turi kumvikana ni ukuvuga ngo uriya umukobwa yari yarakunze cyane upa oya nta rukundo rurimo aho ngaho yari araronderaho cya gikomere ciwe ajya kugihisha refuge niyo yashakaga yego ahita abona umugabo noneho uwo mugabo ashaka ko amurongora vuba aze kwereka wa wundi ati wambonye se nabonye n'uwundongora si cyo kimwe nawe wambonye ari muri kompetisiyo n'uriya ni ukuvuga ngo nta rukundo rurimo n'uyu mugore ntabwo yigeze akunda uwo mugabo yabanje amutega inda ni ukuvuga ngo icya mbere na mbere igikomere acagifise kuri uriya wa mbere noneho agiye mu rugo yibaza ngo aho hantu ho azahakunda kuko ntiyakize wa mugabo amufashe nabi nawe ntashobora kugira energy cyangwa se ingufu yo kumufata neza bivanye muri ubwo buriri naho woshaka nuko yamugira ibintu byose hari akantu katabamo urukundo rudahari hari akantu katajyamo akabirya ntakajyamo so dukomeze uyo mudamu ngiye namugira inama ariko se kwizi wadusobanuriye ibintu koko imbwa ukazita mu mazina yazo no ndeka mbivuge neza yego iyo atarukundo ruhari uzi gufata neza umugabo mu gitanda uzamuha wenda wikura uvuga uti nyarutse agiye urumva nawe uzamuha kubera yuko wenda nawe ubishaka kuko ni umubiri ni bezo dufite kurya turya tukanwa turi kumvikana ni ukuvuga ngo rero uriya mudamu we yakomeje umutima we ajya gushaka kwereka wa wundi wa mbere ubundi niwe mbe murazi ko hari abagabo n'abagore bakora ibintu baryamana mu buriri mbese cyangwa se bandika ikibaho umugore agatekereza umuntu wiwe cyangwa se umugabo agatekereza umuntu bavyukaga neza kugira bashobore kurangiza ibyo ni ibintu bihari insime nubizi aracecetse simbizi ntabyo nzi Lorenzo ibyo bintu ikintu cyo ntabwo bumvise neza Grandpa reka ngusobanure impamvu njyewe hari ingo nari ndimo kugerageza gukabutira nari ndimo kugerageza gukabutira umugore uri mu gitanda afite santima z'umugabo z'urukundo yaba uburyo umujuguta ukamujuguta ukanibagirwa yuko ariwe wakagombye kukujuguta hari abandi rero bakujuguta gutyo nawe uri mu gitanda n'umugore akunze umugore we afite santima z'umugore we urumva uburyo iyakite itambuka mu cyumba urimo kubyumva noneho bagerageza kukurura icyo kintu kwizi yari arimo kuvuga ati umugore yagiye ahunze igikomere cy'uwo muntu agira ngo abone aho ajya kugama ariko nawe mu by'ukuri nubwo ashinja umugabo ko umugabo nta rukundo amwereka ntarwo afite n'umugore ntarwo afite akaba naho haza kuva cya kibazo Grandpa yavugaga ati umugore ntabwo ari romantike ntabwo yagiye ngo ahita amwereka mu gitanda ukuntu umuntu agenda akambara akenda k'umutuku ari sex akikubita nibyo yambajije ngo musobanurire kubera ko no mu mutima n'ibiri ntabyo afite ntabwo birimo niyo mpamvu nari ncecetse gutya nimba kugerageza urumva rero Grandpa ni ukuvuga ngo hari ingo zibanye ugasanga ni umugabo n'umugore ariko bariko barandika ikibaho turi kumvikana umugore agatekereza umu ex we bigeze kubyumva neza umugabo cyangwa se nawe agatekereza undi kugira bashobore kurangiza kandi ubuzima bukabaho abo bantu barahari barabanye imyaka n'imyaka ibi rero ni ibintu bihari cyane dukomeze ni ukuvuga ngo rero ujya mudamu nawe nta rukundo yigeze agira ujya mugabo yaje ku murongo ibyo bindi byo kuvuga umugabo yaciye aja mu nzoga heruka kujya mu gusenga bakora mariage yarabizi neza yuko uwo mugabo atari umurokore yarazi neza ko mu muryango iwabo ava mu muryango w'ikirokore turi kumva turi kunyumviriza neza ni ukuvuga
ni ukuvuga ngo uyu mugore rero yashaka haja kwinyegeza cya gikomere cye gisa nkaho gifutsweho bariya yavuyemo gifutswe na sparadra ariko igikomere cyo kiratutubiye kiracava oya kirimo amashyira cyane kirimo amashira kikunuka niyo mpamvu bugeze aho babyaye abana babiri kugeza aho bibananira kuko urumva cya gikomere kiracari ko kirava hageze aho kinuka rero nuriya mugabo bagomba kumutwara muri Amerika ntabwo bazumvikana kuko kiriya gikomere kitabanje gukira. Doke muri make uratanga inama umugore mbere yo kwijuguta mu zindi mariage nabanza avane n'uyo mugabo bamuhaye Valentine abanza ruhu sesa nabanza ave n'uyo mugabo afata ayo mafaranga 15,000 atangira ubuzima bwe n'abana be kwisi abanze akire icyo gikomere atekereze umva umutwe wiwe uturune servo yiwe yiturnishe mu bwenge no akuremo baramutima ibyo ni byo imyaka iri kumujana cyumweru cyangwa bibiri yego imyaka iri kumujana kandi yongera agire na experience aganire n'abandi bantu abananiwe abari mu rugo abari singo agira abantu baganira kuko bisa nkaho nta Beki amuganirize yego Beki sinzi ko yubatse cyangwa se uko yaba umeze kose Beki umuganirize nawe Beka azamuzana natwe tumuganirize nyuma yo kwidesida yego umuntu amugani nimumute wenyine kuko nimumuta wenyine ashobora kudeprima abanza agira ubuzima ashaka akazi abona akazi agenda akore abona udufaranga duke two kwibeshaho n'abo bana cyane ko nijoro batubwiye ngo umugabo aba afite nka konte nka 7 umugore adashobora kwaksedaho ariko se nimwe ndi wayaksedaho umuriro bitagenda umva nkubwire uyo mugabo twamuvuyeho ubwo wenda nibajya gutana hari ibyo bazagabura siko bizamuha amafaranga yo gutanga ubuzima wenyine n'abana naho ivy'iwabo byo nabanza umuryango wabo si uzabana nawe urumva nyina na se si bazajya Kanayisha yigeze kuvuga ati mbere yo kwireba kuri uwo muryango niwe nabanze yirebe ko ari we niwe yikeneye kuko naza kugira ikibazo mu mutwe nyina na se ntacyo bazaza kumumarira kuko buriya umukobwa cyangwa se umudamu ageze muri iyo myaka 28 aracara umujene nabanza asohoke abanza abone hanze uko hameze bisa nkaho yabaye mu buzima bwiwe ari n'igihe azanaga no ku wundi muntu muzima gatari uwo yego atari uwo cyangwa 60 akagwa ku wundi muntu reka nkubwire njyewe ikintu ndamugira inama uwo mudamu nave muri urwo rugo kuko urwo rugo nawe ntabwo yigeze arushaka yarugiyemo afite ibikomere abaze yiyubake ashaka akazi abesheho abana biwe arebe ko atamugabo muzima azabona umugabo aza kukubwira ngo ubanze ureke abana naho abo bana baba bagiye hehe mu gihugu iki twese turazi ko abana batoya bararuhisha ariko umubyeyi azokomara umubyeyi nta mubyeyi akwiye gusiga abana ureke mbabwire n'akandi nabarerere i Kigali urumva cyangwa se mu Rwanda hariho hose yumva nibamara gukura agire gute message ya Beki aranditse ngo uwo muntu yirirwa avuga ngo azayimutamo banke izayimusohoremo inzu mbere yo kugira ngo banke izayimusohoremo rero isohokemo yisoremo wigendere nayisohokemo kandi neza mu cyubahiro batangure procedure bagabura ivyo bagabura umugore atangiye kuja gutanga ubuzima bushasha mu mwegere agira inshuti aganira nabo kugira ngo ashobore kuba nawe nyene yo kumva yisantareze uti ntabwo ubaye wa mbere kandi nta nubwo ubaye wa nyuma
ariko abanza agira amahoro akiri igikomere afite muri we okay ntabwo yaje gufatana n'uriya wundi agifite icyo gikomere urakoze reka rero mbe inosa ijambo ngiye kuguha urarasa ku ntego kuko nijoro wabyumvishije ko bite n'ibindi Becky yongeyemo ariko nshaka kugira ngo umuntu ugiye kuvuga ubu agerageze duhere ku byo kwizi atubwiye ko umudamu yakamugira inama yo gusohoka mu rugo akajya ahantu akabanza akiyubaka akareba no hanze ubuzima ukuntu bumeze on sait jamais ashobora ngewe ku giti cyanjye ndavuga ashobora kugira gutya agahura n'undi muntu atari n'uwo muntu noneho ndashaka kugira ngo mbwire Inosa agerageze no kuganira kuri diferanse ya age tu vois diferanse ya age nayo nijoro Becky yatubwiye ngo uwo muntu ari hagati y'imyaka 50 ngo ariko iyo amwitegereje neza uwo muntu uri gupropose uwo mudamu ngo ubona n'iyo myaka ameze nk'uyirenze wenda tuvuge entre 55 na 60 kuko urumva c'est pas facile tujya no muri realite y'ubuzima imyaka si ikibazo imyaka wese gato Lorenzo ndabizi ko atari ikibazo ariko tujya muri realite y'ubuzima urumva biragoye abagabo benshi bakuze iyo barimo gutereta abakobwa bakiri bato natwe tukiri bato bari abadutereza cyangwa agerageza gukuraho nk'itanu kugira ngo akuremo icyizere ko adashaje cyane cyane niko kuri ubyemera utabyemera niko kuri abasaza barera abana ariko icyo nshaka kukubwira Lorenzo ndagira ngo mbikubwire ngo mubyemere cyangwa mutabyemera sibyo diferanse ya age igihe cyose hari ahantu ugera ikicaro rasiyo oya ibintu muvuga ntabwo mubizi ngewe ndabyibuka nkiri mu myaka iri mu myaka nka 20-21 nari mfite umuntu twakunda donc yankundaga ari umuntu mukuru ariko ankunda iwabo n'iwacu duturanye urumva ariko ndagira ngo mbahe témoignage hari igihe twagendaga kandi ntabwo yari akuze icyo gihe natubwiye ko nari nko mu ma 22 ari nko muri 35 disons ariko ndabyibuka hari igihe twajyaga tujya muri buwate noneho kwakundi uba wakoze serikire muri buwate ugahita ujya ahantu babyina neza barimo babizima agahita ambwira agahita yatsibamo gati dutahe twaba twicaye turimo kureba umupira ndabyibuka icyo gihe nareba diyupa arimo gukina nkamufana muri serena agahita azimya televiziyo ati musange urumva no kugeza ahantu twari dutuye umuntu wese yaramurebaga yambona agahita avuga ngo wamusanze se ndagira ngo mbabwire rero n'aka example gato nciyemo ariko ndagira ngo nkubwire ngo Becky nanjye Becky nubwo yatubwiye ko uwo mudamu afite imyaka 28 imyaka 28 uwo mukobwa uwo mudamu aracyari muto cyane noneho umudamu uri mutoya utarigeze akoraho n'ubuzima wavukiye mu kirokore ajya kwimariya ari mutoya mu by'ukuri nta kiswe ubuzima azi nk'uko grandpa yabivuze nta kiswe ubuzima bwa ambiance cyangwa ibindi bintu azi yikubise ataranikubita mu rugo ahise atega umutipe inda ahita ajya mu by'abana hahandi yakadekuvuye n'ubuzima buryoshye agira amarishanse agira urugo rubi mu by'ukuri nta ntuzi urumva ikibazo cy'uko yabaye umunyamwuka cyane uwo muntu rero mufate nanone mugende mumushyingire umugabo w'imyaka 60 aho hantu nimuhatekereza niyo nshaka kubwira Inosa agerageza ahuze imitekerereze y'umuntu w'imyaka 60 n'imitekerereze y'umuntu w'imyaka 28 aho hantu nimutahareba neza mahurutse nubwo mumubwira ngo agenda ajye kwimariya n'uwo muntu bishobora kuzarangira iyo mirongo nayo idashobora guhura kuko intekerezo ntabwo ari zimwe amasiyekara atandukanije abo bantu ni menshi cyane urumva hashobora kuzavukamo ikibazo naho niyo mpamvu mvuga ngo ngewe ashobora no kugenda muri kwa kundi agiye gukreye ubuzima bwe agiye kugira akazahura n'umuntu bajya no kunganya yaje ubuzima bukaye nubwo imyaka ari imibare
ariko jotojure diferanse y'imyaka iteka niyo byari twavuga by'abagore barimo kurongorwa n'abakobwa barongora abajene bakiri bato, imyaka iratinda umutipe yagira 30 akajya abona umukobwa w'imyaka 20 ariwe baberanye 25 agatangira gutarasa, undi noneho yashobora kuzajya areba ati narakotoye kabisa, narakotoye ifareka iyo nza kugwa nko ku mutipe w'imyaka 40 cyangwa 30 ukabona nawe watangiye nabyo. Inosa birebeho. Inosa ijambo ni iryawe. Murakoze. Yego. Mu by'ukuri nge ampisi iki kibazo ni cyiza ko nanjye ndi Kigali ndi mu Rwanda. Yego. Uyu mukobwa urugo rufite ibibazo byinshi. Inosa kuko ntawe Inosa nani intime ngo fasha koko ntabwo ari kwibona kuri live ngo yashatse kuzamuka byanze. Koko njyase ndakubonera ko nanjye ndimo kureba Inosa narebaga namubuzi. Yego. Yego. Harimo umwanya se mwebwe murimo kureba? Urahari, hari request umwanya umurimo munsi yanjye. Okay. Munsi ya. Okay. Yayi. Yagezemo? Okay. Okay. Ngaho Inosa. Yego yazamutse. Ngaho. Rero ngewe reka ndabivuga nkuko mbyumva kandi nk'umuntu uri kuri tere. Yego. Mbere na mbere uyu mukobwa abantu bahuye nk'abantu nyine bahuye online. Mbere na mbere yaravuye mu rukundo yenda rw'ibihe bye, urumva ashobora kuba n'umuntu wo muri ADPR bagatandukana akababara agahita ahura n'uyu muntu bamwe ngo bamushakire pass nk'umu businessman wahuye n'abandi bantu twese turabizi neza gukora business, ahura n'abandi bantu batandukanye yarazi kanya n'umucezaki muri make tuvugisha ukuri. Yes. Noneho akimara kugera we yashaka kugira ngo abone adresse nyine abone urugo kuko avuye mu gikomere cy'umukope we yabuze, ahubwo atereka noneho nanjye nshake ahantu niyo mbonye umuntu nkunda ntiyakora analize iri hejuru cyane. Urumva niba umuntu aguteza inda aguteye inda ntabwo mufata umwanya wo kumenya mumenyane. Mu businessman ashobora kuba yambara bling yambara amashenete yambara amakabutura kandi ibyo muri ADPR ni kirazira mbere na mbere. Kandi burya turabizi twese umuntu ashatse umugore yatubwiye ngo umugore wo mugabo ngo yavuga ngo yambaye deshire ngo kandi ari umupapa. Yes. Kandi twese turabizi neza ko iyo ushatse nk'umugabo ababaye umwana kwa sebukwe bizaba ikibazo. Kwa sebukwe n'abarokore we nturi umurokore ubucitse mu muryango, no kugira ngo umugore ube washa kumugumana iwawe nyine kuyumugumane mu rukundo wowe mugabo hari ibyo uzigomwa ukareka. Deja niba izo nzoga zinywaga abo bagendanaga agomba kubareka, kandi umugabo imyaka afite ntago bimutegeka kuko amusha imyaka 10. Umugabo afite 38 uyu munsi, umugore afite 28. Kandi ni umu businessman ufite business ubumaze nk'umuntu myaka 50 kuko nyine yahinduye rugo nyine hari ukundi kuntu ameze. Wa mukobwa wo mu kirokore we kuba atarahindutse ahubwo bitewe noneho n'agahinda n'agahinda afite agusha kuba yarasubiye inyuma kurushaho. We yamubona rero akabona yaribeshye, urumva urugo nyine bigahita bimera nk'isupu nyine ukabura aho kompara n'abararahura nabo ni mugoroba. Kandi banatugiye ko n'akabari Nyamirambo bikagorana. Rero icyo kibazo urumva mbere ikintu byatangiriye mu iterura bakimenyana mbere na mbere niho byapfiriye. Kuko bugiye kumenyana n'umuntu mutari kuri level imwe mutaganiriye ngo umuntu yiko uzamwihanganira mbere na mbere byapfiriye aho ngaho. Bamaze no kubana abekaranditse ngo bamuciye ngo ahubwo afite imico mibi bagira bati nisanzura kwa sebukwe. Urumva byanze bikunze kandi niho nababwiraga niba ushatse kwa sebukwe niho mu rugo ni iwanyu nyine. Kandi niba unywa inzoga ADPR ya kondisiyo igoye pe, kuko ADPR ampesi ADPR ntushobora kwambara ikabutura ngo ujye hanze uri umu ADPR kirazira. Kandi urumva nk'umu businessman abakeneye kwiyambarira nyine kwirekura nyine relax agashyiramo sandale. Yes, bashyiramo agasandale bashyiramo agakabutura ukiyambara headphone ukiyambara amajire amasengeri kandi ADPR ibyo ntibyemera. Urumva icyo ni ikibazo kuba utamenyanye n'umuntu ngo yuko mugiye kubana.
mbere na mbere bamaze kubana habuze n'umwe wacira undi bugufi bitewe n'iki buri wese ibyo yahuye nabyo. Umukobwa rero yakundanye nawe arababara amuteza inda yenda abonye atari we tayipu ziwe ntabwo bahuje n'umutwe biramucanga habura uwo akihanganira undi. N'umugabo nawe yakicomokera ahura n'abana bameze neza ampuse ufite amafaranga noneho ugasara ugahita ubona ibintu byose byararangiye. Ukavuga ati nuko twabyaranye twasezeranye nabihariye nyine. Urumva niba musubiza ati inzu iri muri keredi n'ubundi ntayo uzajyana. Urumva ashobora kuba n'imitungo umugabo nta n'imitungo imwanditseho deja ni ibindi bibazo. Ubwo urumva rero ibyo bibazo byose umukobwa afite mu mutwe we yakwiye kwicara ubwe agashaka abantu ba nyabo bamugira inama mbere yo gufata decision iyo ariyo yose akabanza akibwiza ukuri muri we akamenya ngo mpagaze hehe. Abantu ba nyabo ni twebwe. Abantu ba nyabo ni yego kuko niba umuntu yafashe initiative yo kuvuga ati hari ahantu hari abantu bakuru bashobora kungira inama umugire inama mudasimbuka mwumva ko ari mwe donke yizeye. Ariko mami mvuga ngo abantu burya umuntu muri kumwe ushobora no kumwirekuraho ukarira kandi butizwe ko iyo urize hari ukuntu uruhuka. Yena n'izi nama cyo zamufasha kugira ngo afate niyo decision. Ariko mbere na mbere bakeneye kubanza wakibwiza ukuri kuko urumva n'ibyo arimo gutekereza byose birimo kumushyira mu zindi risk. Agiye ku muntu umurusha imyaka nawe ashobora kuba yenda nawe atari umurokore deja aradivorushije bamuciye mu muryango ashatse undi muryango wa kabiri ubwo kuko niwe uvuye muri ADPR utandukanye ndaguhamiriza ko n'umuryango no mu rugo bahita bamera nk'aho baguciye rwose bibi kuko ntibabyemera. Kuko icyo gihe urumva n'ibindi bibazo arimo kwizanamo. Yatubwiye yuko nimugore yatubwiye ko ababyeyi batari kuri uko divorce rwose. Yego urumva n'ibindi bibazo arimo kwizanamo kugira ngo afate uwo mwanzuro amenye ngo ndashaka iki mbere na mbere ndashaka iki. Ese uru rugo uyu mugabo tujye gutandukana ntago basi byibura ntacyo nahindura ngo mbe namuhindura. Niyo ubona ko byararengeranye ntacyo yabihinduraho we abanza aganire n'uwo nguwo urimo kumutereta kuko najya guhura bagahurira mu kindi gihugu twese dufite imibiri ntabwo azava batariye akantu. Niba by'akantu umuntu yatega indege avuye muri Amerika akaza so kagenda kumwaye umuhondo oya yatanze n'ibihumbi 15 by'idolari kunota nayo. Urumva niyo yongana n'ibindi bibazo birimo kuza muri ubu buzima sibyo. Najye ku kantu ashobora kuzahita araruka sibyo. Yamara kuraruka avuga ati n'ubundi byarangiye n'ubundi ntabwo nkiri umugore w'umugabo akafata decision n'ubundi rero asanze umuntu imyaka kuko n'ubundi abaye yamuzengurutse kuri ntiyabahamanya n'umutima we yuko akiri umugore. Urakoze cyane. Icyo gihe avuye agiye gutandukana n'umugabo we agiye gutandukana n'umuryango we ashatse umuntu imyaka 50. Ese inosa buriya ntibyaba byiza niba abaye akabanza akagisha umutima w'inama noneho wenda akazajya guhura n'uwo mugabo yararangije gutandukana n'uwe niyo baba batadivorushije wenda yarafashe decision yo kuva mu rugo yarakodesheje inzu ye ategereje kwinjira muri procedure nibura kugira ngo ahure n'uwo muntu umutwe we nibura ufite ukuntu uruhutsemo. Yego nanjye ibyo byo nkubwira kuko agiye guhura nicyo nashaka kugeraho agiye guhura nawe avuye mu rugo n'ubundi n'ukwishyira mu bindi bibazo kuko ntabwo azavayo byanze kunze icyuma myaka tutari twavuzeho ntabwo yava atari akantu kandi kujya akantu urabiza akantu mumanye iminsi 3 wamaze kuba nk'umugore twibyemeranye. Umugabo azamanutse yari afite inzara urumva byanze kunze agomba kuyishira urumva inzara y'iminsi 3 kuyishira inzara y'iminsi 3 kuyishira nyine ibiryo ukunda urabyihana. Nibura se urumva wava muri Amerika uje kureba umuntu ukamarana nawe tuwajuru gusa ntibishoboka ni nk'icyumweru bazi. Ngaho desha zamaze kuba umugusa ibyo nabyo tubitekerezeho sibyo Karamel. Ibitekerezo byose utanga ujya mugore mu murokore
rindira gato hose ugusha ku ngingo inosa ugusha ku ngingo hasi hari abantu benshi bataragira oya reka dukomeze gato kugira ngo nunganire inosa hanyuma akomeze arangize sibyo jewe hano mpagaze nk'umwarimu w'iyobokamana kugenda umwarimu nibyo nigiye mfite diplome ya theologie w'iyobokamana nkora ibintu bya pastorale no kwigisha ndo umwarimu uriya mugore ni umurokore yavukiye mu barokore kandi ijambo ry'Imana riramubwira ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kuramaza abona ikamba ry'ubugingo najya muri Amerika nta kamba ry'ubugingo azabona. Okay. Komeza inosa ni Lorenzo. Komeza. Rero ngiye nagira ngo mbabwize ukuri uyu mukobwa tumugira inama nabanze ubwe yicara itekereze abanze afate decision y'ubuzima agiye gutangira cyangwa ashaka kujyamo. Niyo yanatandukana nta wundi muntu umutereta akabanza akaruka akitekerezaho akabanza agashaka n'ubuzima bwe ntacyo byaba bitwaye. Ariko namara kwinjira mu buzima bw'undi muntu ampulisi umurusha imyaka atazi niba akijijwe cyangwa adakijijwe atazi niba bahuje idini ampulisi noneho n'umuryango azamubwira ati waratubeshye ntabwo natandukana n'umuntu w'umugabo muri mu kigero kimwe ujya gushaka umuntu w'imyaka 50 ufite 28 ni ikindi gisebo igisebo cyo kwihorera ahubwo vuga ngo ikindi kibazo uvuze ugeze aho guhita utandukana n'umuntu ako kanya ugahita winjira nanone mu yindi relation nka bya bindi yavuye muri copinage abaye desi agahita ajya kwimariya n'ubundi najya kwinjira mu rugo rw'uriya muntu nawe azaba afite nta mwanya wo kuzagira yo kuririra urugo rwe no kururwara no kumva ko agize nanone ashobora kuzaba ikibazo na famiye ze n'abandi bantu bagatekereza ko koko uwo muntu ari we wamupushinze kuba yanatsinda. Okay. Babanyejeje aho ngaho najya mbabwire ngo icyo gihe umukobwa ibyo bintu bizarimo kumuteza ikibazo. Ngiye numva ko yabanza agatuza niyo yatandukana n'umugabo agakora process yo gutandukana kuko divorce mu Rwanda iragora ifata igihe ntabwo ari ibintu mukora mu gitondo uvuga ngo barabikwemerera amategeko yahindutse. Ushaka gukubita nk'umwaka wose kugira murimo kuburana. Eje ntabwo uzaba ngo ngiye kugenda mwarasezeranye. Nabyo ni ikindi kibazo. Afazari urugo niba ubona kwihangana byanze burundu wadesize nyine wajya kwicara iwanyu n'ubundi izo miliyoni 15 bagiye kuguha wowe nk'umukobwa ndahamya ko kuzimanajinga ufite stress bizakugora kuko niba bumva ko ntabwo ari abakene izo miliyoni 15 barazifite baranazirengeje sibyo ubundi barakubyaye wajya kwicara iwanyu ukabanza kwitekerezaho kwanza ukaruka mu mutwe ukajya iby'iwanyu wirerera n'abana bawe niyo hari ushobora no kugenda hari gukora n'ugutereta muhuje buri kimwe kuruta uko wavuga ngo ugiye gushaka miliyoni 15 nta kindi kimukura kuba umugabo wo hanze n'amafaranga miliyoni 15. Innocent yes arakantu giwe ntarasobanukirwa neza eske ni umugabo ushaka divorce cyangwa n'umugore ushaka divorce abaze Becky arimo hano hasi Innocent ni wabimubaza Becky uracyarimo hasi Becky yabitubwiye ushaka Becky yatubwiye ko ndacyahaye Becky yatubwiye ko okay Becky arahari tubwire ni umugabo ushaka divorce n'umugore ushaka divorce ubundi uko bamaze iminsi none bashwanye nta n'ukwezi kurashira bavuye iwabo w'umukobwa kuko umugabo we ahora ajya iwabo w'umukobwa akavuga uburyo umugore ari umunyamafuti ibiki n'ibiki umugore akaba open akavuga ibintu byose bikarangira umugabo ari bubaye umunyamafuti. Okay. Ariko agenda yisajije avuga ngo ashaka gutandukana nawe umugabo ni ubivuga ubushize nabwo bagiye iwabo umugabo ari kuvuga ngo nta kindi kimuzanye no kubwira ababyeyi yuko ashaka gutandukana nawe umugore nawe arabyemeza kubera kuba hababaye abirambiwe ariko iwabo w'umugore bajyana umukobwa mu cyumba bakajya babona ibyo ari kuvuga si yabaye muzima afite ikibazo mu mutwe umugore baramwinginga baramubwira ntese ushaka gutandukana waba udusebeje ibiki n'ibiki wakihanganye kubaka none se kubera iki muri make yabo umugore yabo umugabo bose barumva babishaka ariko none se ko iby'ababyeyi rero nibabivemo niba bose babishaka kuko nibo bababara hagati y'umugabo n'umugore nibo bababara ntabwo ababyeyi bababariramo cyangwa umugabo nubwo abivuga ariko ntashaka kurekura nubwo abivuga umugabo nubwo abivuga ntabwo ashaka kurekura none se Becky uruhande rw'iwabo w'umugabo rwo rubivuga iki muri iyo mitandukanye
turimo kuri ibyo bibazo byose rero ikintu kibabaje kuri ibyo bibazo byose ikintu kibabaje umugabo ntajya ahamagara iwabo w'umugore wabo nawe ngo bazi hari n'igihe kinini yamubwiye ati njyewe ndongera kwitaba iwacu ariko n'iwanyu bahicaye baze kumva ibyabo ntabwo rero ntabwo bajya baza pe ariko wowe ukurikije umugabo nawe iwabo bamufashe nk'akahebwe sasa ntabwo bamufashe nk'akahebwe kuko akundana na mama we pe none se nani iwabo cyane ko ni kavukire hano i Kigali Beki wowe ukurikije situation y'urwo rugo kubera ko urujyamo kandi uruzi babo seriye kabisa yuko ashaka gutandukana n'uwo mugore umugabo kugeza izi saa sinzi niba yarafashe umwanzuro nyakufata ariko arabivuga ku kanwa akanabimucyurira mu mamesaje akanamubwira uburyo amurambiwe uburyo ari umugore w'ikigoryi nyine akabimubwira ibintu byose akamutwara harasinga muri mesaje nta mesaje nzima agirana n'umugabo we muri telefone nk'umugore n'umugabo nicyo kintu nabonye ni ukumuharasinga yirirwa amutuka cyane dore ikibazo rero aho iwabo yarazerekanye ikibazo rero gihari uyu mugore nadashishoza kubera ko yatanye n'umukopi wa mbere agatana n'uyu mugabo wa kabiri n'uwo munyamerika atazi ibyiwe nabyo bishobora kutazamubera byiza kubera kudashishoza ntabwo inga zaba yabishyizemo niyo kibazo gihari none se ikimenyetso kagenze soze banzezaniye okay ino sakuru yereka soze icyo impamvu narimo kubabwira ngiye nabivuze icyo kintu ejo numva ko ikibazo cya mbere umukobwa we nabanze atuze ajye kwicara iwabo ngiye n'ikizo niwo mwanzuro namuha no kujya kwicara iwabo ababyeyi bakubyaye byanze kunze bacumva ngo ibyaye ikibazo kirigata n'umwana wawe ibyo yakora byose nabo buzukuru bagende bajye kwa nyirakuru umugabo nawe azabona ko yakoze amakosa niba ibihinduka bihinduke umugore nge ntabwo namubagurira kuko uca mu ijambo kujya iwabo byo nta gitekerezo afite ntabwo ngo yajya kwicara iwabo umukobwa ariko uranamwumva umukobwa warangije kubyara amaze imyaka 7 mu rugo iwe aba ari umugore w'abarende kwanda nawe abakenewe yagiye kwicarana iwabo n'abana umuntu uko karanitse ngo n'abandi ngo inosa nasonze n'abandi bavuge kandi koko nibyo harimo abantu bataragira ikintu na kimwe bavuga kuri pano kandi hari $15,000 ziri ku ruhande wangu nimukomeze okay gereka soze impamvu Beke aranyunganira yavuze neza icyo ntabwo nari nkizi urumva deje umugabo ntashaka gusubira iwabo badashaka gusubira iwabo rero we niyisangira uwo mugabo wo hanze ubwo nikambaye ambaye ibwo nyene yongera asenge Imana yiriza mu urugo rukomere kumva deja we yamaze kudesida ntiyajya iwabo n'umugabo ashobora kutajya iwabo geto ye agashaka ubuzima akarera abana be ntabwo ari ibintu nifuza ariko se tuvuge nk'umugabo hagize ikibazo umugabo akagira icyaba none se urimo kumbwira wenda n'iyo nzu yaba wamugana akaba ari banki bakayitwara none se ntabwo yajya gukodesha ngo afate abana babashyiremo rero bana ashaka ubundi buzima kutajya iwabo kuba yavuga ngo ntabwo kutajya iwabo si igisobanuro cy'uko yagomba guhita ajya gufata uwo muri Amerika mami reka mubwire ni umwadeperi mbere na mbere sibyo wowe hano Kigali uwo mukobwa ni umwadeperi sibyo Catholic okay kujya muri ghetto ufite abana babiri uri umudivorce waba usemeje famiye kuruta uko bavuga ngo ngiye guhunga famiye nicyo kibazo mbona cyane ibyo ni ibintu bitakibaho inosabwo sibyo n'ibyo bibaho ibyo byo kuvuga ngo ugiye gufata ahantu abana bawe n'ugufata famiye mami umuntu udivorishije sibyo ufite famiye imeze gutyo y'ikirokore sibyo bazumva ngo umwana wabo arikodeshereza yatandukanye n'umugabo icyo ndeba cya mbere sibyo kandi namugiraho n'inama wibutse ko uyu ni umudamu ufite abana wari ufite urugo ntabwo ari umwana w'umukobwa uvuge ngo abazumva twumve na koko icyo bivuga uko yasabye komeza kuko yasabye ijambo nimba adahari reka reka nsoze
urumva ngiye impungenge mfite kandi biteye n'ubwoba nuko yasanga uwo mugabo afite ikibazo cy'imyaka ariko niba ku mutima we uwo muntu mukunda ari icyo yadesize yamusanga nta kibazo. Murakoze. Okay, Coco. Koko iri jambo ni iryawe. Ni Koko ni Coco? Ni Koko. Okay. Koko ijambo ni iryawe. Nawe uhari. Koko. Yasinziriye. Atanka turebe arimo da. Koko ijambo ni iryawe. Ariho. Coco ariho ariko ahubwo sinzi batavuga ariko kandi niba dahari reka ukundwa nafata ijambo. Koko afite ikibazo cya connection sha. Okay. Ukundwa nafata ijambo navaho duhite turiha Ingabire hanyuma na Mukeshimana tumwumve. Uyu muvandimwe rero ibindi byinshi mwagiye mubivuga ariko ereri yakoze bwa mbere ajya gushaka uyu mugabo agiye kuyisubiramo. Relationship ya mbere iramunaniye yikubise mu rugo juste ashaka ubuhungiro n'impunzi. arahungira gushaka ubwihisho ntari uko bimeze kose ariko murumva ko nyine ari guhunga nta kapasite yo kuresolve ibibazo afite ngo abifesinge nyine ahangane nabyo afite. Kandi urugo ntabwo ari muri psychiatry, ntabwo ari ahantu bajya kwivuriza ibikomere, ni ahantu uba ugiye gufata inshingano, uba ugiye kubaka. Mama yajyaga avuga akatubwira ngo bana banjye ngo kubaka ngo ni ukugereka itafari ku rindi. Bivuga ngo ni ugufata itafari rimwe ukarishyira ku rindi. Kandi niko zubakwa. Noneho yarangiza umuntu wakomeretse rero ufite ibisebe mu ntoki n'amaguru hose ntabwo kubaka bikunda, ntabwo kubaka bishoboka. Ndi kumva ibi by'urugo rwe arimo bisa naho byangiritse cyane, bubakiye ku bintu byinshi bigeze aho nta n'umwe ugishaka undi, barakomerekanyije ku rwego ruhagije. Kuva mu rugo rero akurikira uwundi muntu, noneho the same na wa wundi uwo bari kumwe aramurusha imyaka, kuko umuntu ukurusha imyaka buri gihe agutreatinga nk'umwana, nta gihe uzavansa igitekerezo ngo acyumve, ahora aguproteja comme si uri ivaze niyo ikubita hasi iri bumeneke. Kandi uri umuntu mwubakanye ntabwo aba akuruta, aba yarakuzanye nk'umu life partner wamugiye kuhuza ibitekerezo muri babiri, igitekerezo cyawe n'icye bigahurira hamwe bikabyara ikintu kimwe. Ntabwo rero yakuzanye ntiwibagirwe ko n'ubusanzwe afite igikomere cy'uko mu rugo iwe nta jambo yagiraga. Voilà, afite igikomere cy'uko nta jambo yagiraga, akatiye ahandi n'ubundi azahura n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Nta hantu rero ari guhungira. Namugira inama imwe yewe, nimba urugo rwa mbere rwanze, urumva guhita afata gahunda akinjira mu rundi yaba akoze amakosa. Akwiriye kwicara yaba iwabo yaba muri ghetto, ibizamushobokera nimba koko afite ubushobozi, afite ubushobozi bwo kuba yakibeshaho. Ndetse nsoze numva ugira ngo ndabyibagirwa wanjye. Ufite rikoda wowe ngaho ukomeza. Urumva nimba afite ubushobozi bwo kuba muri ghetto yajya muri ghetto, atabufite ubwo urumva arashaka ahandi hantu ari bujye yicare abeho we ubwe, arera abana be. Mushako rwa mbere nakoze aya makosa kuko nimba urugo koko rusenyutse, ni ukuri ntabwo ari umugabo wenyine ufite amakosa, ni umugore n'umugabo bose bahuje amakosa nyine. Ntabwo bayahuje buri wese afite aye, ariko byose byahurije hamwe bisenya urugo rwabo. Yicara avuga ati mu by'ukuri nimba kuko urumva yabanje kumutereta mbere atarajya kubaka. Impamvu agiye kumukurikira ari desespere, uri kumva yabuze iyo agana.
ari gushaka ahantu yirukira ntabwo ari urukundo rugiye kumujyana mu rugo rw'uriya mugabo w'umusaza sinzi nimba icyo kintu cyumvise akwiriye kubanza ngo nta divorce asengwa azajya yeye afite arashaka muri HCR no akwiriye kwicara akaruhuka d'abord akaruhuka agatekereza mu by'ukuri urugo rwa mbere narugiyemo amakosa nakoze naya experience nkuye hariya ahantu niyi ubu ninsubira kubaka nzabigenza nte ni iki nzakora juste kugira ngo njye nubake neza kuko urumva yinjiye mu rugo mu myaka ye mito nubwo mvuga ngo ni ari muto 22 iyo batakureze baguhereza inshingano nk'abantu bakurerera kuzaba umuntu mukuru nyine usanga ukiri umwana cyane mu mutwe wawe ugahita ubana n'umuntu ufite imyaka 20 bakurusha imyaka 10 usanga mwese mufite ahantu mugenda mugonganira kandi kuko uri umwana nyine uramuvuna kuko ntago abaje kukurera wowe abaje ngo mwubakane ugasanga uramuvuna nawe arakuvuna kuko hariho ibintu mutari ibitekerezo byanyu si bimwe ntimuburiza hamwe mu bitekerezo ntimurebe ibintu kimwe muravunana mukavunana bikarangira muhondanye imitwe icyo namugiramo inama ni ukwicara agatekereza d'abord ibintu agiye kujyamo arahunze cyangwa se arumva yarakize nimba ahunze naba bivuyemo agende yicare n'abana be abashakira icyo barya akore then azashake nyuma yumva yiteguye n'umutima w'ubyakiriye nicyo gitekerezo none se kundwa urukundo rubaye rumuganjije cyangwa se kuba wenyine bimuganjije cyangwa wenda nicyo gitutu cy'uwo muntu umuruta akakimwotsa wenda denku akaba konvenki ko bashobora kugenda bakabana kuri ruriya ruhande rw'abana umugabo aba yatsimbaraye ku ijambo akavuga ati ndagushaka wenyine muri Amerika abana basige hariya ibindi nzabadekarira nyuma y'imyaka 4 cyangwa 5 urumva wamugira nama ena ni ntime rindira gato mbaze nawe ukundwa no rindira ikundwa hanyuma kariya ga $15,000 urakavugaho iki kari ku ruhande reka nako nze nkavugeho mvuge no kubana ako kana reka mpere ku bana aba bana nabasiga arabakoze amakosa akomeye kuko umwana iyo abuze nyina aba abuze ikintu gikomeye atazigera yongera kubona mu buzima bwe ku myaka ye mitoya niyo azahorana agahinda aho yubatse urugo muri Amerika voilà niyo ababyeyi b'abadamu niyo soka abana babo bavomamo urukundo kuko abagore bakunda abana cyane noneho kubasiga bakiri bato bakoreye ikosa rikomeye noneho kuri sayidi yiwe nawe nyine azajya ahorana gapu y'urukundo rw'abana be kuko ntibazigera bamwiyumvamo nk'umubyeyi igihe cyose bazahurira nka nyuma y'imyaka 5 nyuma n'ubwo yagenda nyuma y'imyaka aburana kundwa uretse umunota umwe mbaza akantu Beki ese Beki ari muri mute reka araharira Beki ndashaka kugira ngo mubaze urabona nk'abagore umugore n'umugabo bari muri izo nduru zo gutandukana rimwe na rimwe bagaciranamo mu maso dutandukane n'ubundi si inyungu ushaka si inyungu ukeneye ntacyo unyavantaje pararararara niyo abo bantu basose gutyo ku ruhande rw'abana ese ubona umugabo ari wa mugabo uri detashe ku bana hari umugabo muterana hejuru akakubwira ati yewe nunagenda uzansigira abana banjye ntawe uzabajyana wumva umugabo abifata gute ku ruhande rw'abana ese wumva wari wa mugabo ukunze abana be ku buryo avuga ati uzagenda ariko ntuzankurira abana ahangaha wumva iyo ugiye muri iyo famiye wumva kuri urwo ruhande bimeze gute oya ntabwo avuga ko ibyo ngibyo ntabwo abimubwira ngo uzansigire abana hano ntabwo abimubwira muri make nta hantu na hamwe arumva uwo mudamu iyo bavuze ibyo gutandukana avuga ati abana banjye hari abagabo bakubwira ati umwana wanjye ntiwamukura iruhande rwanjye
ntacyo biba bishishiriye igihe aheruka ibyo ndi kubivuga ushize yaravuze ati se ngo yaravuze ngo ese ko ari byo nyina wabo yabahitiyemo niko yavuze donc umugabo ari kuri umugore ntanagenda azajyana abana abyemeza intime kubera ko ashobora gufata iyo desiyo yo kwahukana akajyana abana umugabo akazabarekrama nyuma abibwiwe n'inshuti ntabwo byonyine nabyemeza ariko ndimo kukubwira muri izo ntunganya zose zicamo amagambo mabi acamo hari umugabo ureba ukabona ko ari detashe ku bana ibyo bashakaga kumva nawe umugabo ashaka kubajyana agira ngo ahime nyina umugabo mu mivugire ye ahita akubwira ati ubwo muzagende n'ibyo nyoko yabahitiye bahindagurika afite umugabo w'igikoko kabisa oya si igikoko ni umuntu ntukatwite ibikoko ariko ntabwo ibyo ari ihame ry'uko umugabo adakunda abana be urumva ariko hari umugabo muterana hejuru ati bizaba byose ntabwo abana bizabakura komeza ukundwa noneho murimo muranyumva komeza hanyuma nuvaho ko kavuge ukundwa arangiza ubwo narindi kuvuga ku bana nsigaje amafaranga abana rero abana bo rwose keretse nimba yumva yiteguye kurekura abana be ku buryo nyine atazigera yegispekitinga urukundo ku bana be ibyo nabikora azavuga ati ubu abana banjye ndabarekuye burundu ariko nimba ari umuntu konta ku bana be ntazabikore nabikora azaba ashyize abana be mu kangaratete kandi nawe ubwe n'ibintu azaregreta imyaka ye y'ubuzima bwe bwose unamubwira kandi kantu nk'abantu baba hanze kugenda umuntu agushyiramo ibyizere ngo abana bazaza iyo utarahajya uba utawumva ko intime soma mesaje beki yanditse ngo guhahira abana arabahahira pe wese wibaza ko ukunda abana we ntabwo twavuze rega ko tabakunda abo twumvishe nabi twavuze hari ukuntu intonganya zo mu rugo zicamo abantu bari muri ayo masaha baba barimo guterana induru ati tuzahukane uzagende simushaka akavuga ati hari umugabo uhita uvuga ati ibyo uvuga byose uzava ariko muzajyanira abana nibyo nashakaga kuvuga ngo numve nibura ko umugabo ari detashe ku bana kwa intime nakorera ukajyana abana banjye ukabageza muri Amerika bakiga bakarangiza nkongera nkabarekrama nkaguteza ambasade bakagaruka umva nkubwire Becky gasesi baba bafite 18 hari uburenganzira bafiteho arindira ko yuzura ukundwa umuntu uba hanze uzi ukuntu iyo umwana umubyeyi amusize hariya defwa noneho urumva n'umubyeyi uzaba uriyo umugabo babana atari se w'abo bana kirana none iyo procedure ari procedure irambye cyane umugabo ashobora kuvuga ngo muri tuwaza abana uzabazana abana bakazagenda banuzana 18 utarabazana cyangwa n'imyaka n'icumi utarabazana nacyo icyo kintu kimubwiraho nk'umuntu uri mu gihugu kuko umuntu winashobora uri hanze ashobora kugukomveka ngo abana tuzahita tubazana ukazahora uri ukareba urwo ubonye nizite ku bana natamujyana n'abana nimba afite gahunda nyine gahunda yo kumutwara ntazasiga abana